ese nawe bajya bagufungurira WhatsApp cyangwa wayifunguriye wajya kuri WhatsApp ugasanga utuntu tumwe na tumwe ntabwo turi gukora? Urugero, wajya nka hano ugiye kohereza umuntu ifoto bakamanza bagusaba gukora setting, wajya na hano ugiye kohereza nka voice note n'ubundi bakamanza bagusaba gukora iyi setting, yemwe wajya no guhamagara ahangaha n'ubundi bakamanza bagusaba gukora izi setting. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo wabikemura ugasetinga neza WhatsApp yawe, babyita kuyisabira permission. N'ubundi uraza hano kuri setting ahangaha, barahita bakuzanira izi setting zirimo ahangaha muri app inform, noneho uraza hano handitse permission uzuha kandi uku nguku, urabona ko harimo utuntu twishi bahita bakwereka. Kano kambere kanditseho call ni kandi tunyuzeho ko guhamagara bikanga, ubwo n'ubundi uragakandaho, urabona ko bisetinze kuri don't allow, nurangiza usetting kuri aka kambere kuri allow, usubire inyuma, nurangiza uzina hano kuri kamera, babonye ko twakanze kuri kamera n'ubundi bikanga, n'ubundi usetting kuri aka kambere, wongera usubire inyuma uzina hano kuri contact, naho usetting hano kuri allow. Tuno tuntu twose ugende uratwinjiramo, ugende uradusetinga hano hambere, nibwo ubura kuzisabira permission neza, ibintu byose wabikora bigakunda. Uzina hano kuri phone ahangaha, naho ubwo ntago wari wagahamagara kuri WhatsApp, naho setting kuri allow, usubire inyuma, urabona ko ibintu byose bimeze neza byagiye kuri allowed. Noneho reka twongere dusubire inyuma tujye guhamagara wa muntu dukore na bya yindi byose twari turi gukora, turebe ko biremera. Urasubira inyuma, wongere usubire inyuma, dore nguyu wa muntu n'ubundi duhita tumugarukamo. Noneho reka tumwohereze ifoto turebe nimba birakunda, ukande hano, urabona ko bihise bikunda, nta bintu byinshi ushaka wahita ukanda hano kuri galeri, noneho ukaza ukamwohereza ifoto, urabona ko ifoto ihita igenda. Noneho reka tumwohereza na voice, urabona ko na voice note biri gukunda. Noneho hano tugiye kumuhamagara, urabona ko guhamagara n'ubundi bihita bikunda. Nimba bikoze bigakunda, twandikire muri comment, nimba binanze nabyo twandikire muri comment, ndakwereka ubundi buryo wahita ubikoramo.